I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Yesu ashimwe, mwaramutse neza. Igitondo cyiza cy'umugisha umwami Yesu yongeye kuturemera. Ndashimana ko ibyukije amahoro kandi nawe ikubyukije amahoro, kandi ndashimana ko yabonye ko turi abo kwizerwa, ikaduha agakiza kayo, ikaduhitiramo kuba abayo. Ya iyi gurupe yitwa Zero Foreign Nation Ministry. Zero Foreign Nation Ministry ni ukwera kw'abera b'Imana, nako ishyaka ry'abera b'Imana. Tureke amazi y'ubugingo atembe muri twe, tugire ishyaka ry'iby'ubwami, dukunde Imana, dukunde n'ibyayo, dukunde n'abera bayo, tugire ishyaka mu by'ubwami, sibyo? Turashimana rero ko ako gatonyanga Yesu yakadushyizemo k'ishyaka ko kuyikunda no kuyikurikira ubudasiba. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo ngo umwuka w'ubuntu bw'Imana bubabeho, umwuka w'ububyutse ubabeho, umwuka wo guhemburwa mu mitima ubabeho muri iki gitondo. Mu mitima yanyu mwongere muhemburwe. Hari igihe ubibona ko abantu mu mitima banamutse, bananiwe kandi batishimiye ibihe barimo, ariko ndagira ngo mbabwire ijambo ry'Imana riravuga ngo iyatangiye umurimo muri twe ni iyo kwizerwa no kuwusohoza izawusohoza. Nanjye yanje uvuga aya magambo ndanamuka. Abantu dusengana benshi bangoreweho, abantu b'inshuti zanjye bangoreweho, ngira ibibazo nk'amwe mwese kandi byinshi, nkanamuka nkibaza ngo ese birihe, Imana iri hehe, sibyo? Mose, Bibiliya ivuga ko Mose ari we wabonye Imana, kandi Bibiliya ivuga ko Mose ari we Imana yagize Imana ntoya. Ariko Mose ageze mu rugendo yibagirwa iby'Imana yakoze, yibagirwa akora ibitangaza 10 mu Misiri, yibagirwa akubita inkoni imbere y'amazi y'inyanja itukura, yibagirwa ageze mu butayu. Arangije abaza Uwiteka Imana ngo ese ninde untumanye ngo njyane ubu bwoko bwawe? Yari yanamutse yibagiwe ibyo byose. Umuntu ni uko tumeze. Uyu munsi igitangaza kiba tugaserebura, gacya mu gitondo tukabyibagirwa. Noneho Uwiteka Imana aramusubiza ati njyewe ubwanjye nzagendana nawe. Noneho Mose arongera atesitinga Imana, aragerageza ati ariko noneho ongera unyimenyeshe uwo uri we, ugera unyereke ubwiza bwawe, ugera unyiyereke. Imana iramusubiza ati n'icyo unsabye icyo njyewe Imana Uwiteka Imana ndagikora. Bibiliya igeze mu Baheburayo iravanga abo bose bapfuye batarashikira ubwiza bw'Imana. Yabanye n'Imana muri ubwo buzima, ariko ntibigeze babona ubuntu bw'Imana, ntibigeze babona Kristo ku musaraba, ntibigeze bacungurwa ku bw'ubuntu. Rero ndagira ngo mbabwire ngo kunamuka bibaho, kandi tekereza ko bose batabarirwa muri uwo mubare wacu. Twe turi muri privilege ikomeye cyane. Kunamuka bibaho, haba ku bana b'Imana, haba no ku batari abana b'Imana, kunamuka bibaho. Ariko umwami Imana aravuga ati njyewe ubwanjye aho ndi mu ijuru nzagendana namwe. Kandi akongera akavuga ati n'ibyo mutekereza ko ntazakora nabyo nzabikora, n'ibyo kandi mutansabye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko ibasha gukora cyane ibirenze ibyo tuyisaba. Ibasha gukora cyane. Muzarebe igihe cyose, kereka umuntu uri muri tesite, mfate example ku mafaranga. Umuntu uri muri tesite ku mafaranga, Imana imuhaye yasabye yuzuye top kugira ngo Imana ireke icyo yasabiye yakoresha. Ariko iyo Imana wayisabye amafaranga biri aho bisanzwe byumvikana, iguha arenze ayo wayisabye. Ushaka kuyisaba amafaranga, ndagira ngo mbabwire iri kugendana n'Imana iguhereza ibikwiriye. Hari igihe nigeze gusaba Imana amafaranga, nta nubwo yari amafaranga menshi, ariko yari amafaranga nkeneye muri uwo munsi. Ndabibwira Imana nkeneye amafaranga 130 byuzuye. Oya, nayisabye 100, indegerezaho 30.
irangije 30 ngiye kuyafata ngo nyikoreshereze ibindi bintu ihita nyibutsa ikindi kintu maze igihe nyisaba ati maze igihe umbwira ko ushaka n'iki ndi kugenda mu muhanda kigure rero nicyo nayaguhereye wumva ayo ni amafaranga ni inyongera ariko ni amafaranga n'ubundi y'urugendo rw'ikigeragezo uvuga ngo ni amafaranga areba ko wumvira imana rero ibanza kukureba ko wumvira sibyo so rero yakobo arakunda kuvuga ngo muzishime cyane munezerwe mwebwe abana b'imana ariko ngo nimuhura n'ibagerageza bitari ibitego byo kwizera sibyo ngo muzanezererwe ibigeragezo iyo bije ku mwana w'imana ujye unezerwa nubwo bibabaza ngo kuko umwami imana akunda ngo aramuhana niko avuga da so mwaramutse neza rero nagira ngo mbabwire ko kunamuka biba ku bantu bose haba mu mwuka ukumva ntugishaka gusenga ukumva ntushaka kwiyiriza ukumva ibi ngibi turi kuvuga ni biri aho ugasanga gurupe yaruzuyemo ibimesaje nk'igihumbi ntubisoma ntufite umwanya umutima uri hanze ariko ngenda ndabasaba mu izina rya Yesu Kristo mwakira umutima w'ububyutse mwakira amazi y'ubugingo ahembura imitima yanyu mwongere mwumve mukunze imana no kuyizera iyo igihe cyose umuntu yanamutse aba yataye kwizera igihe cyose umutima w'umuntu wamuvuyemo aba yataye kwizera mwami Yesu Kristo mwami mwiza mwami w'icyubahiro twongeye kuzamurira amaboko tugushimira ku bw'iki gitondo n'iri joro ritambutse uturemeye waduhaye tukubwira mwami ngo wakoze ni byinshi twabonesha amaso bitari byiza ariko wabiducishijemo twemye twongeye kugushimira icyizere watugiriye ukaduha umurimo wawe twongeye kugushimira kuduhitamo mu bantu benshi ukatugira abana bawe twongeye kugushimira za ntambara zose warwanya tugushimiye ya prosperity yose waduhaye tugushimiye byari byose byatunejeje imitima tugushimiye rwa rukundo y'amahoro yo mu mutima byose turabigushimiye kandi tugushimiye ko ukomeje kubikora utinuba ngo yatangiye umurimo muri twe niyo kwizerwa no kuwusohoza izawusohoza tugushimiye ko umurimo wawe ukomeje gukorerwa muri twe umurimo wawe ukomeje kwaguka muri twebwe kandi ukomeje kuduha ibyo gutanga turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo amen tugeze ku itegeko rya 10 na kangahe 17 cya 18 utarabikurikiye azasubira inyuma abikurikire ni ukuri hari ikintu nababwira ari njye ubikeneye nakwicara nkabisoma nkabyigumanira ariko nzi ko hari abantu babikeneye ndashima Uwiteka ko ejo ikintu twasomye cyakoze ku bantu benshi ko twita abantu ba fada tukabita ba mami usanga abantu kuba twaba hari ahantu ijambo ry'Imana rivuga iki cyanze umuntu avuga ngo ndagishaka ngo mwigane abera babanjirije mu bigane niko ijambo ry'Imana rivuga ariko ntabwo bivuga ngo tubagire les hommes diaboliques tubagire abantu b'abadiabolike kuri twe buriya natwe turabagwisha iyo umuntu ahora abona abantu bavuga ngo ni dadi ni fada aragwa neza kuko atangira kugira umwuka wa orgueil Yesu aravuga ati muri Kristo Yesu muba abavandimwe kandi noneho niyo atangwa nawe uragwa mbese ntabwo mwabonye abantu ku masitati yabo bahozaho abakozi b'Imana afata sitati agashyiraho nka sitati 20 ashyiraho ifoto y'umukozi w'Imana yiramplasa buriya uba waramugize diabolike kandi icyubahiro icy'Imana ntikizahabwa undi niyo mpamvu muri aya matorero ya revive aya matorero ya revive mu nzu mu masare bakoreramo nta kimenyetso cy'umusaraba kiba kirimo nta cyakoze byakabije harimo umusaraba nta foto nta bintu bigaragaza ko ari mu nzu y'Imana oya kuko Imana yacu ni Imana yera ni Imana idafatika mu biganza abayisenga mu kuri no mu mwuka ntabwo bayisengera mu bishushanyo ntabwo bayisengera mu biki n'ibiki so rero ifashe umwana w'umuntu ukamuplasa ahantu hose mu buzima bwawe ngaho ari ifoto iri ku meza ngaho ifoto iri kuri stati ngaho ifoto iri hehe umwami Imana ni Imana ifuha ikindi kintu Imana idakunda Imana ntikunda kukunda umuntu kugeza aho utamufite utabaho yabaramukije ngiye byambaye ugakunda umuntu Imana ikamukwaka kuko wamugize ikigirwamana ugakunda ikintu buriya Bibiliya ivuga ngo ibisindisha ntabwo ibivuga inzoga ibivuga ibintu twimitse muri twe ngo ntarebye umupira sinabaho ngo Manchester na Arsenal ugasanga kureba umupira ni byiza vraiment ariko iyo bitangiye kujya ku rwego utakibasha kubikontrola bigutwara tubikoresha ijambo ryiza bigutwara utagishoboye kubitwara biba byabaye ikigirwamana urumva
ugasanga umuntu ngo akunda makiyaje ngo atayisize ntabwo yasohoka mu nzu na nijoro agiye kuryama arayisiga. Ibyo byabaye ikigirwamana, ntabwo bikiri. Ugasanga mu myenda y'umuntu arayikunda. Nigeze gukunda ipantaro nziza nari mfite, ndayikunda ariko ntamaze gukizwa, maze kumva Imana neza, mbona ko iyo pantaro nayigize ikigirwamana, ndayifata ndayitanga nyiha umuntu. Nayihaye n'umuntu utarayikunze, nicyo kintu cyambabaje, ntabwo yayikunze. Muranyumva? So rero ibyo byose bidusindisha, byose tuba twarabyimitse mu buzima bwacu. Icyo umwami Imana ashaka ni uko tuba inshuti yayo, tugasabana nayo, tukayegera, umutima wacu ukaba umwe nayo, tujya tuyiganiriza. Iyo wumvishe ubuzima bwa Aburahamu ndamukunda kumuvugaho kuko ndanamukunda cyane. Nta hantu wumva Aburahamu yigeze agira ibigirwamana, ikintu yashyiraho umutima. Urugero ni uko n'Imana yamuhaye umwana ageze mu zabukuru, ariko Imana yavuga ati munsubize, ikavuga ati ndamuguha. Ntabwo yigeze mutsimbara ngo umwana wanjye. Nabonye ikintu cyose gize diabolike kiba umuryango wa Satani yinjiriramo. Tuvuge for example, umwuka uhari wo kumva ushaka kwimariya. Ukumva ukunze yo ndashaka umugabo, ndashaka umugore, ndashaka umugabo, bigatuma ukora ikintu nabi kubera uwo mwuka wagize diabolike. Satani ahita abona umuryango atoke, ubwo ararikiye kiriya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ukunda ubugingo bwe azabubura, ngo ariko ubwanga azabubona. Ikintu cyose ushyizeho umutima, wakunze. Bibiliya ivuga ubugingo ntabwo ibivuga ubugingo bw'umwuka, oya, ibivuga umubiri. Ni nk'aho yavuze ati ukunda umubiri we kuwundutisha azawubura. Ni ukuvuga ngo ibyo ushaka, urashaka ko umubiri wawe usatisfeza, unezerwa ku rwego wumva wakora n'ikintu cyose kidashoboka. Ariko ikintu nubona nubwo ugikeneye ukavuga uti Imana ishimwe ninkibona, nintakibona kandi Imana ishimwe, Imana izi ibyo nkeneye, icyo kintu uzakibona. Papa Brian ndagusoje ijambo niwe warinyigishije ati icyo ushyizeho umutima ntukibona. Ukunda ubugingo bwe rero kurutisha Imana, kurusha uko yakwizera Imana ko Imana iza kubimukorera, icyo kintu yashyizeho umutima arakibura. Uzarebe nk'abantu bahora bavuga ngo bazajya i Burayi, amara imyaka 6 akiri gushaka ibipapuro by'i Burayi, kandi iyo myaka 6 yari gukora ibyo agomba gukora atuje, wazajya kubona uko anagiye i Burayi, kuko atabishyizeho umutima. Gushyira ikintu umutima ntabwo ari kibi, ariko gushyiraho umutima kugira ngo usohoka ukora n'amadega n'iki kubera icyo kintu, icyo kintu umwuka w'Imana yanyigishije. Iyo ntangiye kurarikira ikintu mpita ngaruka nkavuga ndabizi iki ngiki kiraza ku muryango wa Satani, nanakibone kandi nkibone kiri mu marira. Itegeko rero rya Kristo dukurikijeho riravuga ngo ntimukishimire ko abadayimoni bagira gute babumvira, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Iki kintu cyazanye ubuyobe muri ino myaka, muri ino generasiyo itambutse, cyazanye ubuyobe. Abantu bafite impano z'umwuka wera, abandi bagiye guhanjura. Ntabwo njya ndeka kubivuga kuko abahanjuzi baruzuye. Sinzi ukuntu bigenda, ariko ni ukuri barahanjura. Hari umuntu wigeze ambwira ngo nzaze mu itorero rye ngo mbwirize, ngo ampaye agatutu, ampa n'umunsi, ngo baba bafite abakristo benshi, ngo ubundi mpite menyekana. Avuga se Yesu yanyohereje kumenyekana? Ko Yesu yanyohereje gusarura? Nahise nanatekereza se ubu ngubu ndangije gusarura abangahe ku buryo nahita ntangira kujya kumenyekana, kujya ku byapa. Kari gaciyemo, hari igihe umuntu aba yarahanjuye agahita yumva ko nawe yagufasha guhanjura. Iki kintu rero cyateye ubuyobe mu bantu. Harimo abantu Yesu yahamagaye koko, hari n'abo bagiye guhanjura. None ugasanga twiruka ku mpano z'abantu, ariko abo bantu baratuyobya. Turiruka ku mpano ngo ibitangaza bidukorera, ariko ntabwo dufata umwanya wo kumenya niba amazina yacu yanditswe mu bitabo by'ubugingo. Nabo ubwabo baraguye kubera izo mpano, ngo abadayimoni barabumvira, barakora ibitangaza, ngo akubwira ibyawe byose. Niryo jambo ryari rigezweho, ngo akubwira ibyawe byose. Ariko ndashima umwuka wera ko yantoranyije pe. Njya mu bahanuzi, njya no ku rusengerwa, ariko iyo umuntu ambwiye ngo ambwire ibyanjye byose, mpita ngira n'ubwoba nkavuga ngaho wasangiye nisanze mu barangi. Uko babimbwiraga n'ubwo agize umutima wifuye, nkavuga ariko ubundi ni ngombwa kujya gushaka Imana ngo imbwire ibyanjye byose? Igihe cyose Imana yahisha ahazaza, nuko itashatse ko tuhamenya.
kereka ubuntu bw'Imana kaguha inzozi kakohereza ku muhanuzi ugahura n'umuhanuzi cyangwa ugahura n'umuhanuzi w'Imana kubagira ubuntu uba ugize umugisha. Ariko umuntu wahora yiruka kumenya ngo ibyawe byose ntawe bitandukanye no kujya mu bupfumu. So Yesu aratubwira ati ntimukishimire ko abadayimoni babumvira. Abigishwa baje bishimye cyane ati abadayimoni twabatuye hasi, ariko Yesu arabwira ati gukizwa ntabwo ari ugukubita hasi abadayimoni. None se Lazaro yakubise uyu mudayimoni hasi? Lazaro nta mudayimoni yigeze arwana nawe, ntawe pe. Ariko biratubwira ngo yarapfuye ajya mu gituza cyande cya Aburahamu. Ba Koroneliyo umwami Imana aravuga ngo kuko unkunda agakora ibyo gukiranuka umwami Imana aramwemera. Urumva Koroneliyo nta dayimoni yigeze yirukana, ariko umwami Imana aravuga ati yo mutazagwa mu buyobe, murabe maso. Kwirukana abadayimoni ntabwo ari byo bituma mukizwa. Icyakubwira abadayimoni maze igihe ndi kwirukana ukuntu bamereye nabi, baneje giripe, baneje kuzungerera, banyorejeho ibihembe. None se ubwo ngubwo ibyo biranejeje? Ntabwo nafuma nkibera umukristo usanzwe. Ariko ibyo nabyo birakenewe kuko n'uwo muntu twayirukanyemo akeneye kubona ubuzima bwiza, sibyo? Akeneye kubona Kristo amubohora. Yesu arababwira ngo nuko ni Luka 10:17-18 arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru agwa asa n'umurabyo, ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose. Murumva icyo Yesu yaduhereye zino mbaraga? Izi mbaraga ntabwo Yesu yaziduhaye kugira ngo tugende hara tube nk'abafarisayo bambara amakanzu y'igiciro, oya. Yaziduhaye ananapresiza. Yabanje kutubwira ngo yabonye Satani agwa nk'umurabyo. Yaravuze ati ukuntu Satani yaje muri ino si, dore mbahaye imbaraga ko ntazibahaye ntabwo mwabasha kuyibamo. Ngo dore mbahaye agwa asa n'umurabyo, ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, nta exception yashyizeho, ngo kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Ariko iri jambo ntabwo Yesu yarihaye abigishwa gusa, nawe yarariguhaye. Ntuzajye wemera ko Satani agusuzugura mu nzu yawe. Senga utokeshe. Dayimoni atinya isengesho, atinya izina rya Yesu. Ntabyo bivuga ngo reka manze nshaka umukozi w'Imana muhamagare ngo aze, oya, nawe urabishoboye. Ngo ariko ntimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Yesu arababwira ati nubwo ibi mubihawe ntabwo ariyo gahunda, ntabwo ariyo ntego. Ibi bibaye ngo mubyifashishe muri uru rugendo, mube muri iyi si Satani atabasuzugura, atabarwanya, atabagirira nabi. Mumenye ko mubifiteho ubutware n'ingabo zayo, ariko ntabwo ari cyo tugambiriye. Tugambiriye yuko amazina yacu yanditswa hehe? Mu gitabo cy'ubugingo. So iyi message rero Imana izamfasha izumvwe n'abantu benshi, ko naho social media hari n'abantu benshi bishimira ko ngo turahanura, noneho hajeho amapublicité avuga ngo muze ngo indwara zirakira, muze ibitangaza birakoreka. Nibyo koko birakoreka n'indwara zirakira, ariko ni Kristo ugena igihe ari bubikorere. Bibiliya iravuga ngo mu gihe cya Eli ngo ijambo ry'Imana ryari ingume. None se mu gihe ntabwo mutekereza ko hari n'igihe ijambo ry'Imana riba ingume? Yesu umwami Imana yakora buri munsi, umwami Imana yakora buri munsi, yavuga buri munsi. Imana iravuze, umwami ngo Imana iravuze, Imana iravuze, Imana iravuze. Mana yanjye we, Imana yabaye curi, nuko nyine nuko byagenze. So hari periode ijambo ry'Imana riba ingume, n'iyo bitangaza biba ingume, n'imvura igahagarara kugwa iyo abantu banze kumva iby'Imana ishaka. Kandi ibitangaza by'Imana biza iyo abantu bafite guhemburwa mu mitima, bafite kwihana. Ni nabwo ibitangaza bibagirira umumaro. Igitangaza kije ahantu ku muntu utihaniye ntacyo kimumarira. Igitangaza tuvuge for example, sibyo? Umuntu arwaye sida, Imana iramukijije sida, akomeje gusambana, ntashaka guhinduka. Icyo gitangaza aricyo cyamumariye? Yakize indwara ariko afite risque yo kongera kuyandura. Ntanze urugero rw'ikipi. So ndagira ngo mbabwire rero ngo dutangira rino jambo, umuhamagaro wanjye utangira, umwami Imana arambwiye ngo mu byakozwe n'intumwa 5:9 ngo muhindukire mwihane iminsi myiza iboneze. Yesu nawe aravuga ati ijambo rinda ubugingo bwawe, kuko iby'ubugingo ngo by'umutima ariho bibikwa. Umutima urawurinda, iby'ibitangaza bikorera uyu mubiri. Sindumva igitangaza cyakoreye umwuka, ntacyo, kereka kwakira impano z'umwuka wera. Ariko ibitangaza bikorera iyi nyama.
wabonye imodoka nziza, ni uyu mubiri uzayigendamo. Wabonye inzu nziza, ni uyu mubiri uzayiraramo. Wabonye umugore mwiza, ni uyu mubiri uzabana n'uwo mugore. Wabonye Imana yakoze ibitangaza, wakize indwara, ni uyu mubiri. Yesu yahise abona ko ibyo bari kureba ari iby'uyu mubiri n'ibitangaza n'ayo madayimoni bakijijwe, akirijwe kuri uyu mubiri. Arangije aravuga ati ariko mwa bantu mwe mube maso, nabonye Satani agwa nk'ameze nk'umurabyo. Ni nk'aho yabwiye ngo Satani yazanye ububi bwinshi, yazanye n'amayeri menshi, mube maso. Ati ariko muhumure, mbahaye n'imbaraga zo kujya mwirukana imbaraga ze. Ariko mwishimire ibyo ndabibahaye ngo bibafashe, ariko ibyo ntimubyishimire, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditse hehe? Mu gitabo cy'ubugingo. Ubu waza akakubaza ati se amazina yawe yanditse mu gitabo cy'ubugingo, wamusubiza iki? Uwiteka aduhe umugisha. Mwami Yesu, turagushimiye kubwira ijambo. Reka iri jambo ryawe ryishakire inzira muri buri mutima w'uryumva. Ubona iki kiganiro ucyumva, ntiyakire imbaraga zo kugifungura cyumve, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mwami Yesu, tugushimiye ko ribaye ubuzima, kandi tugushimiye ko aya mategeko yose twumvishe wayatwibukije, ugiye no kuyagira ubuzima muri twe. Twongeye kukwereka uyu munsi, turawukuragije. Imbaraga z'ubwami bwawe zibe mu mitima yacu, imbaraga zawe zibe mu mibiri yacu no mu n'ibitekerezo byacu bikomeze bibe byawe. Uringaniza ahataringaniye, umugisha wawe tubeho, uhaze kwifuza kwacu, tugendane nawe muri byose. Watwibwire ngo njyewe ubwanjye nzajyana nawe, ngo n'ibyo kandi mutansabye nabyo ndabikora. Turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom shalom, muhahe muronke.